Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba radio na televiziyo Umurage mwe mukomeje kudukurikira dukomeje na ya gahunda yo guha umwanya abari kwiyamamariza kuyobora umuryango wa Mahoro Peace Association hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mutumirwa wacu nugira gatatu tugiye kuganira aho agiye kutubwira imigabo n'imigambi yatuma atorerwa kuyobora uyu muryango wa Mahoro. Reka rero tuze kumusaba aze kutwibwira hanyuma tugende tuganira nawe adusobanurira n'impamvu yatumye akenera kwiyamamaza. Je ni Jose Ruhumuriza, iyi ni radio Umurage. Umutumirwa wacu rero tuguhaye ikaze, tangira wibwira abantu benshi bagukurikiye. Murakoze ko kuja umwanya kugira ngo tuganire n'abantu tubageze ibitekerezo. Nitwa SERAPHINE Udahemuka Sergeant, nkaba ndimo niyamamariza umwanya wa perezida cyangwa se kuri presidancy kuyobora uyu muryango mwiza wacu wa Mahoro Peace Association. Murakoze. SERAPHINE yavukiye he, yize amasomo angana gute? SERAPHINE yavukiye muri Congo mu Rurambo, mfite bachelor's degree muri health and wellness, nkagira master's degree muri public administration. Ubu nkabasigaje umwaka umwe ndimo ndandika mu gitabo kugira ngo ndangize doctorat mu bintu bya santé administrative. SERAPHINE, kuriyamamaza uvuye mu yihe state? Tuye muri state ya New York mu mujyi witwa Buffalo. Urakoze cyane SERAPHINE, ndumva abantu bakumenye. Hanyuma reka tuganire nawe uyu mwanya kugira ngo ubashe kuganiriza abantu benshi batuye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika wifuje kuyobora. Twatangira tukubaza imwe mu migabo n'imigambi watanze kugira ngo abantu bazagutore ubashe kubayobora. SERAPHINE, duhere kuri iki kintu wavuze yuko wifuza gukomeza kuvuganira ubwoko no kumenyekanisha ikibazo bufite. Hano washakaga kuvuga iki? Sobanurira abantu baduteze amatwi. Murakoze. Mu by'ukuri ikintu nshaka kuvuga ni ibintu sibanga ko ubwoko bwacu buri muri kariya gace k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe bamaze igihe cy'imyaka myinshi, ariko vuba muri imyaka yihuse 2017 kuzamura habaye impamvu z'umutekano muke cyane. Abantu barapfa, abantu bakurwa mu byabo, abantu baricwa, abantu batwikirwa amazu, kandi ibyo byose bigakorwa amahanga arebera cyangwa se ikibazo kitanazwe. Hari ahantu henshi ugera wanabaza bakavuga ati aya makuru ntabwo tuyazi kuko no kuri internet ntagaragara cyangwa se kuri za mudasobwa, kubera ko nta gace kari inyuma katazwi cyane kakiri mu nzira y'amajyambere. Rero muri umuryango w'Amahoro nari nsanzwe ndi muri iyi manda yenda igiye gucyura igihe, nkabona ari umujyanama ariko nkabona ari mpagarariye ishami ry'ubuvugizi. Rero nakoze ingendo nyinshi z'ubuvugizi, aho nagiye Washington DC mpura n'abayobozi batandukanye, abakorera muri State Department ya Amerika muri ububanyi n'amahanga, cyane cyane nyine ku birebana na Congo, nahuye n'aba Congress, nahuye n'abasenateri, yewe twavuganye n'abanyamakuru, twavuganye n'abafite umunisiko mu nshingano zabo. Aho bose izo ngendo zose nakoraga nageragezaga kuvugira ubwoko, mbereka ikibazo kiri iwacu, ko n'abantu bicwa isi irebera, kandi atari ubwa mbere abantu bapfa ugasanga amahanga agiye kwitereramo nyuma cyangwa bavuga ngo ntabwo bari babizi. Noneho twashatse ko ikibazo kimenyekana hakagira igikorwa. Rero mu by'ukuri muri urwo rwego nicyo navuze ngo ni ugukomeza kuvuganira ubwoko no kumenyekanisha ikibazo, kuko ikibazo kinini tubwira ni uko kube iyo ikibazo kitazwi ntigishobora no gukemuka, cyangwa se ntigishobora no gutuma abantu bagira umutima wo kujya gufasha. Ni muri urwo rwego ndumva nicyo nshaka kuvuga. Yego, turabizi yuko uyu munsi wa none koko hari ibibazo, ababyeyi n'abana barashonje, ariko hano hari ukuntu wavuze yuko uzabashakira imfashanyo y'ibanze. Iyo uzayishaka gute, uzayibagezaho gute? Imfashanyo y'ibanze byose numva ko iyo ikibazo kimenyekanye hari imiryango myinshi
itegamiye kuri leta ikora ivyo bintu byo twakwita za imiryango itegamiye kuri leta barebana n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu, bashaka gutanga inkunga cyangwa se n'abanyamuryango b'amahoro batuye hano bakamenya ikibazo gihari kurushaho, kandi abizi ko barakora cyane. Ariko muri abo bantu umuntu agenda amenyekanisha ikibazo niho ugaragaza ko hariho n'ikibazo cyihuse cy'ibanze. Iyo tuvuze ibibazo byihuse by'ibanze tuba tuvuze ibiryo, tuba tuvuze byibura imyambaro, tuba tuvuze amahema kuko abenshi amazu yarahiye. Tuvuga ibyo bintu by'ibanze kugira ngo byibura umuntu abone hege ku musaya, abone icyarya, abone n'akenda cyangwa n'agakweta. Nta kundi twabibona usibye gukomeza kuvugira ubwoko no kugaragaza ibyo bibazo ko bihari, tugasaba imiryango itegamiye kuri leta ifite mu nshingano zayo uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ngo batutabare. N'ubundi wari usanzwe uri umuvugizi nk'uko ubivuze, uramutse ugiriwe icyizere ugatorerwa kuyobora amahoro, ni izihe strategy wakoresha kugira ngo buno buvugizi noneho bugere ku rwego aba baturage bifuza? Ubuvugizi bwakomeza mu by'ukuri nuko ngo imbaraga nyinshi ubu ngubu twazishora muri iki kibazo, kuko nubwo nari nshinzwe ubuvugizi hari abandi twakoranaga, sinabukoraga njyenyine, ariko ugasanga imbaraga yenda za komite executive zitatanye mu bintu byinshi, ariko imbaraga nyinshi zo fokasinga kuri iki kibazo cy'ubuvugizi no kuja mu ahantu hatandukanye. Hari ahantu henshi abantu bagera bakavuga ni ukuvuga ngo mu by'ukuri amasaha menshi twakora cyangwa se priorite nini ya fokasinga kuri iki kibazo cy'ubuvugizi. Urakoze. Hanyuma mu buryo tuzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mahoro, ni nkaho urubyiruko rusa nkaho rudakunze kugaragara mu bikorwa bya Mahoro. Wowe wavuze yuko uzashishikariza urubyiruko rwacu gukunda no kubaka igihugu cyacu. Duhereye hano muri Mahoro, kuva Amahoro yatangira sinzi ko hari umuyobozi w'abasore wigeze utorwa mu rwego rwa Mahoro kugira ngo hagaragare imikoranire y'amahoro n'urubyiruko. Wowe uyu munsi wa none ugiriwe icyizere ukayobora Mahoro, uru rubyiruko mwakorana gute? Duhe gahunda ufite ku rubyiruko. Murakoze cyane. Ni ukuri ikibazo urubyiruko ni imbaraga, kandi urubyiruko n'ejo hazaza hacu, abari hano hacu heza hazaza h'umurenge. Kandi nk'uko bivuze ni abantu badakunze kugaragara mu bikorwa cyane, ndetse si n'urubyiruko gusa, abamama barakora ibikorwa byinshi pe, barakora ugasanga babikorera nko ku ruhande, bisa nkaho atari igikorwa kimwe, atari abanyamuryango b'amahoro. Ibyo ni mu bintu natekereza ngo mu rwego rwo kunoza imikoranire no kugira ngo imbaraga zize hamwe ze gutatana, n'igikorwa cyagakora cyo gutabarwa gikorerwe hamwe, cyangwa se tumenye naho kigana, kuko hari usanga iyo abantu badakoreye hamwe dushobora kohereza inkunga y'ubutabazi ikajya ku kibazo kimwe kandi yenda ari kujya ku bibazo bibiri cyangwa bitatu. Icyo ni ikintu navuze ngo mu bintu bya mbere byakorwa ni ukuganira n'ubuyobozi bw'urubyiruko. Ndabizi ko bafite ubuyobozi bwabo, ni ukuganira n'ubuyobozi bwabo, tukaganira n'ubuyobozi bw'abamama, twumva ibitekerezo n'ibyifuzo byabo n'ukuntu twakorana. Mu gihe twamaze kubumva, njye numvaga ko nifuza ko buri rwego, niba ari abamama n'abasore, bagira ubaserukira wabo, akagira ahurira na komite executive mu byemezo bifatwa bakaba barimo, hanyuma bakabisubiza mu bo bayoboye. Bityo byatuma tubwirana, dukorana mbese mu buryo buhoraho bwegeranye, nta makuru abacika, kandi nabo twumva ibitekerezo byabo, kandi abizi ko bafite byiza. Ni muri urwo rwego njye numva naho nashira imbaraga kugira ababaserukira bahura n'urwego rwa executive, aho ibyemezo bifatwa babirimo, bakabisubiza ku bo bayoboye, nabo bakatugezaho ibyifuzo yenda nuko babona twakorana neza kurushaho. Hanyuma gushakira uyu muryango w'amahoro ubuzima gatozi, umuntu yakwibaza imyaka Amahoro imaze, uyu muryango ntabwo wari ufite ubuzima gatozi. Wowe
uzabigenza gute? Ni iyihe nyungu abaturage ba Mahoro bazakura muri uyu muryango mu gihe waba ubonye ubuzima gatozi? urakoze cyane nk'uko nari nabivuze haruguru ukuntu inkunga zishakwa wenda mu miryango itagamiye kuri leta cyangwa se idaharanira inyungu bakunze kwita muri izi ndimi z'aho turi ngo ni not for profit organization. Mahoro ifite ikintu iri kugira ngo mu rurimi wenda twumva babyita ubufatanyabikorwa cyangwa se iri incorporated ariko ni ubufatanyabikorwa. Rero iyo ni nk'intambwe ya mbere mu by'ukuri yakozwe kandi nziza yadufasha kwihutira kubona iyo stati bita 501c3 cyangwa se kugira ngo tugire nyine ibyemezo twemera ko turi umuryango udaharanira inyungu. Rero umuryango udaharanira inyungu nta mataxi twishyura. Icyo ni icya mbere. Ku mafaranga yose yakorwa cyangwa se yaboneka nta mataxi bishyura. Ikindi biba biduhaye imiryango migari yo kuba twashaka abaterankunga. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze abaterankunga mu zindi ndimi twavuga amagrant kandi aba hari menshi. Hari abantu benshi, hari imiryango myinshi itanga izo za grant. Nta kindi bisaba usibye kureba ibisabwa nyine ukandika nawe ugatanga application kimwe n'abandi. Iyo amafaranga yinjiye muba muyabonye mukayafatisha ku buryo mu by'ukuri njye nifuza ko uyu muryango wageraho mu myaka iri imbere wageraho ugatangira gukoresha abantu. Aho abantu urumva niba twabonye iyo stati cyangwa se ubwo buzima gatozi aho dushobora gusaba inkunga tukazibona, mu gihe tubona ko tuzibonye tugomba kugeraho twumva ko uyu muryango ugomba gukoresha kuba ufite abantu bakora bashakira uyu muryango amafaranga hirya no hino, ayo mafaranga akabahemba ariko agakora n'ibindi bikorwa. Mu by'ukuri inyungu abanyamuryango ba Mahoro bagiramo ni uko wenda ushaka kuruhura abantu guhora bakorera mu bintu bya emergency kubera ko nta bundi butabazi dufite. Ntabwo umubyeyi azorara hanze ngo ureke kugira icyo utanga kugira ngo umugaburire, ariko mu gihe dufite ubwo buzima gatozi dushobora kutwohereza mu gihe twashaka abaterankunga andi mafaranga akinjira kandi yinjira aciye mu nzira nziza kandi mutazanasorera mukayakoresha mu bikorwa by'ubutabazi mukabitangira raporo. Burya biterwa n'ababahaye inkunga. Hari igihe umuntu aguha inkunga akakuvuga ngo ngende ndashaka ko muzayikoresha gutya, niba avuga ati ndashaka ko muzayubakisha amazu n'urugero, hari abantu batangaza uko bifuza ko inkunga zabo zizakoreshwa cyangwa bakaba banifuza ko mwabaha raporo z'ibyo mwakoze, ariko nta kindi. Mu by'ukuri ni ukugira ngo turebe ko twabasha kurengera abacu bari hanze harimo abanyagirwa mu gihe amahanga birebera kandi ntagire icyo makuru. Aba baterankunga uvuze mu gihe wowe ubabonye nico gihe bizogufasha kurema kino kigega gihoraho wavuze hano hasi? Oya, ibyo byafasha iyo ni parti imwe, ariko ikigega gihoraho nje nifuzaga icyoremwa natwe abari hano. Mu magambo make uko navugaga, urabona hari igihe iwacu abasenyisa abantu bari hanze, abantu babuze barara nta biryo ntaki. Twumva kereka yenda turebe udufaranga tugiye twohereza abantu bagura ibiryo. Ibyo bigahora ari ibintu bya emergency kandi n'ibitabara kandi abantu bose two babona amafaranga rimwe. Ariko iz'umuryango nk'uyu ufatanya ibikorwa wari ufite n'ako gasitati, hari uburyo bwinshi abantu bakora bakarema ikigega bihoraho. Urugero bivuze uko mbitekereza twakabikora. Yes, duhe strategy wabikoresha kugira ngo abantu bazakorwamo. Murakoze. Strategy zakorwamo twoza dupanga ikintu bita budget y'umwaka. Noneho budget y'umwaka kimwe nuko hari ahandi usanga yenda nka budget zabo muri Amerika benshi budget zabo zitangira tariki ya mbere y'ukwa kane. Ni ngo icyo gihe buri munyamuryango wa Mahoro yakirwa amafaranga runaka atakabije amafaranga umuntu ashaka kubona. Abaduserukiye mu masiteti n'amasiri bakaba bazi ko ayo mafaranga agomba kuba yageze mu kigega cya Mahoro bitarenze tariki imwe y'ukwa kane. Nibyo gusa umwaka ugashira nta kindi kintu ubatse. Niyo abanyamuryango ba Mahoro ari 5,000 bashaka gutanga, reka tuvuge ko buri wese aciriwe $200 ku mwaka. Ayo $200 niyinjira tariki imwe z'ukwa kane mu kigega, ayo ni amafaranga agera mu 100,000. Ayo ni amafaranga araho ahasigaye
abantu bashinzwe ikigega n'abandi dukorana niho mwicara mukajya mujije mukavuga ngo dufite 100,000 havutse ikibazo ndagikeneye 10,000 cyangwa 5 cyangwa 2 cyangwa 20 agakorwamo kuko arahari kandi sinibaza ko mu by'ukuri niyo twavuga ngo ayo mafaranga 200 reka duhere kuri ayo nibaza ko ari umunyamuryango ufite ubushake wa buri dolari 200 ku mwaka none akaba ari ikintu kizwi ngaruka mwaka cyagera tariki ya mbere y'ukwa kane amaraporo azaba yatanzwe babonye ko amafaranga yakoreshejwe amafaranga akongera kinzira tukayajera none parti ya kabiri mu twaba twamaze kubona ubuzima gatozi twatangira gushaka abaterankunga ubwo yenda araho twogera ayo abanyamuryango batangaga akagabanuka cyangwa gakurwaho bitewe nuko umuryango urimo winjiza amafaranga ngira ngo nahasobanuye kandi araho tubishije wakongera ukambaza urakoze yego hanyuma wavuze yuko ugiriwe amahirwe yo gutorwa ukayobora umuryango wa Mahoro washaka abaganga abadokiteri b'abanyamurenge byibura 2 umuganga w'amagufa n'umuganga usanzwe bagakorera mu Minembwe mu rwego rwo kuvura ababyeyi n'abana ibi bintu wabikora gute aba bantu bava hehe gira ikintu wabisobanura abantu babakumva nuko byakorwa mu by'ukuri dufite abana benshi bije bari za Bukavu bari Buvira bafite izo mpamyabushobozi zo kuvura kandi yenda batanahembwa neza cyangwa se niba banahembwa sinibaza ko umuntu yabonye bamuhemba yo kwanga gukorera iwabo twoganira n'abantu bari kuri tere muri izo bice mvuze bafite izo mpamyabushobozi babyigiye ndagutse mu buryo bwo kubahemba ni muri uru rwego nifuzaga ko habaho ikigega gihoraho kuko mu by'ukuri twebwe wenda hano biro uvuga ngo umuntu wamuha amafaranga 1,000 ku kwezi muri Amerika ntaciye kumarira ariko wenda iwacu kuba ushobora kubona umuntu mukamwishyura amadolari 1,000 ku kwezi ni amafaranga atari makeya nibaza ko hari benshi bayarenze mu gihe tuba dufite ikigega biroroshye kugiramo pariti zavuga ngo turashaka abaganga twizeye neza tudashidikanya ko tuzobishyura kuko mu by'ukuri mu gihe amahanga arebera na leta yacu ikatureberera twitwa buri munsi ikarebera nta handi ubutabazi buva nakoze nyine ubu umugani bavuga ngo kimuhana akazi imvura ihise ntabwo nawumvaga nje kumva nkuze cyane ni ukuvuga ngo ubutabazi bw'ibanze buturimo kuko nta muntu dukunze kuruta uko twikunze nta muntu wadukundira avuye kuruta uko tubakunze akimwana akazaza imvura ihise ariko twamaze gukemura iby'ingenzi tuzogane n'abantu bari kuri tere barahari benshi yenda hari n'amakontakiti abantu baba bafite deja abo nibo tuzoganira twumvikane ku biciro bagende bakore kuko hari iriya santire ihari babe bakora ni muri urwo rwego mu by'ukuri kandi no kumva byakorwa ku bufatanye bwa twese numva bishoboka nta kidashoboka Seraphine kubera iki wumva yuko itegeko nshinga rigenga umuryango w'amahoro ryavugururwa itegeko nshinga rigenga umuryango w'amahoro ryakozwe ngira ngo mu myaka irenga 10 kuva umuryango watangira mu myaka irenga 10 hari byinshi byahindutse abanyamuryango babaye benshi hari ingingo z'inkene zidasobanura ibintu neza kandi mu gihe uwo muryango waba ugiye gushakirwa n'ubuzima gatozi urumva ko na sitati igomba guhinduka kugira ngo uvure ibyo bintu byose hari inzego zimwe ziburamo zigomba gushirwamo kuko niba dufite nk'umuryango dufite umuryango unyuzwamo amafaranga nta audite tugira ugasanga yenda urugero biteje induru niba usanga amafaranga yariwe kandi yenda mu by'ukuri ntawubaye ndahamya ko ntawe uyarya ariko kubera ko izo bidahari bikabura urugero ni nk'urundi rugero rutoya notanga dufite inzego 3 wini dufite Assemblée Générale igizwe n'abarepresentative bahagarariye imihana y'amastate tukagira urwego rwa board tukagira n'urwego rwa executive mu yandi magambo iyo hagize yenda ubutumvikana hagati yenda y'urwego runaka board irifashishwa mu gukemura ikibazo ariko se none iyo board igiranye ari kiteje ikibazo ibyo bibazo bikemurwa nande ntabwo uvuga ko ikibazo yateje ndavuga none mu gihe noneho habavutse ikibazo
kinanirwa gukemurwa n'izo nzego bicaye. Hari utuntu duko umuntu hari amartikende yakongerwamo, hakaba n'ubwo urwo rwego abo bantu baba badahari, ariko urugero wenda kuvuga ati hari artikigera ko mu gihe havutse ibibazo hagati y'izo nzego ntawe wabikemura, hifashishwa abasaje uko batorwa muri ico gice gukemura ico kibazo, bikaba bigenwe, ariko nubwo tutaba urwego ruhoraho buvuga ngo ruhari, ariko rugenwe mu itegeko. Kuko ikintu kitagenwe mu itegeko hari igihe kizana amahane no kutumvikana ko bidahari, ariko amategeko yacu ni amakene mu by'ukuri, kuko yakozwe umuryango wari muto cyane. Ni amakene, hari ingingo nyinshi zigomba guhinduka, kuvugururwa, kongerwamo no kuba twakuvura nyine ibyo nari mvuze mu gihe twaba tubaye umuryango utegamira kuri leta byemewe n'amategeko, nabwo bizafasha. Seraphine, tugera ku musozo, tubwire bimwe mu bikorwa wagiye ugirirwamo icizere ku buryo uyu munsi wa none abaturage ba Mahoro bashobora kwifashisha kugira ngo nabo babashe kukugirira icizere cyo kuba wabayobora. Mwakoze cyane, kuko nabivuze ntangira, nakoze ibikorwa cyane cyane by'ubuvugizi, kandi ubundi mu nshingano za Mahoro ishyirwaho kugira ngo imbere yabo ya mbere bwari ubuvugizi. Niyo mpamvu navuze ahantu nigeze kuva gutangira ko ariho twoshira imbaraga nyinshi kuruta ahandi, kubera ko usanga imbaraga zitatanyizwa mu bintu bitandukanye, bigasa nk'aho tugiye guta umurongo wari waratumye uyu muryango ushyirwa. Rero nakoze ingendo zitandukanye, nagiye i Washington DC inshuro 4, gasiga akazi, gasiga abana, ndi umubyeyi ndubatse, mfite abana 2 batoya, kandi muri izo ngendo zose ntabwo nahembwaga, nta muntu wampembaga, ariko nabikoze kubwo urukundo nkunze ubwoko bwacu, kandi ko nabivuze ngo nta akimana akazi muri yise, nta uzodukunda kuko twikunda, nta n'uzodutabara kuko twobanza kwitabara, uzodutabara zongera. Rero muri izo ngendo nahuye n'abantu batandukanye, nahuye n'abayobozi muri State Department mu ishami ry'ububanyi n'amahanga barebana n'ibibazo bya Kongo, ndetse inshuro nyinshi na ambasaderi wacu w'Abanyamerika muri Kongo Kinshasa yabaga ari kuri Skype akurikirana ibiganiro. Nahuye n'abasenateri batandukanye, nawe na ishami rya Congress ry'ububanyi n'amahanga naryo rifite MONUSCO mu nshingano zabo, mpura n'abanyamakuru batandukanye muri ijwi rya Amerika bavuga indimi zitandukanye, abo bose tubasigira inyandiko mvugo twari dufite. Ikindi no ku nyandiko mvugo zose cyangwa se memo twakoresheje mu kwamamaza iki kibazo, gusaba impushya zo guhura n'abo bantu, draft na nje wazeraga nzitegura, kuko navuze nayo ishami abandi bagenzi banjye twakoranaga bagasoma bagakosora, ariko icyo kintu cy'uvuga ngo urabanza drafting nibyo bikoraga, bagenzi banjye bakamfasha, twafatanyije n'abandi. Mu gihe nakoraga ingendo z'ubuvugizi, hari igihe nagendaga njyenyine cyangwa se igihe nabonaga undi muntu muri iryo shuri ry'ubuvugizi tujyana, ariko inshuro zose twahawe audience nta n'imwe nabuzemo, kandi izo nshuro zose narakoraga akazi nk'agasiba, nkakuruhusha kugira ngo ngende. Mu by'ukuri twari tumaze gusa nk'aho turema ikintu cyo kumenyana n'abantu runaka, kandi iwacu hacari ibibazo, kumva ko mu by'ukuri duhereye aho muri ubwo uko kumenyana cyangwa se izo relation abantu bari bamaze kudevelopa zari zitaranakura cyane, n'ibikorwa nakoze mvugira ubwoko, ndetse ikibazo kirushaho kumenyekana. Hari aho twageraga babasobanurira, ugasanga n'ubwoko bw'abanyamurenge ntibari bazi ko buri kwisi, cyangwa se ntibari bazi n'igihugu kirwana n'ikindi, batazi ko hari ikibazo mu by'ukuri. Rero kuba warabonaga ukoze ikintu kigatuma umuntu amenya ko hari ikibazo, sinavuga ngo birashimishije kuko umenyekanisha ikibazo, biranababaje kubera ko abantu bicwa kuri kariya kageni bagasenyerwa, ariko isi ikaba itabizi. Rero nkibaza ko mu by'ukuri guhera kuri aho twatumeze, reka dukomereze aho, kuko ikibazo ntikirashira, kirashafite umurego, kandi kubera ko ari byo nanakoraga cyane, ntabwo naba ndi mushyashya yenda kongera kujya muri abo bantu. Amasura yanjye barayibonye, nakomereza aho ngaho kugira ngo ndusheho kuvuganira ubwoko, ndusheho gusakuza, niko mbyita mu by'ukuri, kugira ngo
umutekano ugaruke muri kariya gace, abaturage bongere batuzwe, basubizwe mu zabo, bahinge batekane, borore babyare nk'uko bisanzwe. Murakoze. Mu masegonda makeya cyane, niki wabwira abaturage ba Mahoro bitegura gutora ku minsi 5 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020? Ikintu nababwira mu by'ukuri, turabakeneye, dukeneye ko mudushigikira muri ibi bikorwa twakoze, mureze imigabo n'imigambi dufite. Ndibaza ko mu by'ukuri bikwiriye kuba mwangira icyizere kandi sinzabatenguha, kuko nabatengushye nkakora ibyo nakoze, nzakora n'ibirenzeho, kuko ibyo byose mbitangira ntabwo yenda narahuzagurikaga, hari ibyo nari ngiye mu kintu cya mbere ntazi uko gikorwa, ariko noneho hari ubunararibonye buke mfitemo, sinzabatenguha ndetse nzakora n'ibirenze kuko maze kubigiramo ubunararibonye gatoya. Murakoze cyane kandi bizera ko mutazigeramo muregreta ko mwantoye. Murakoze. Urakoze Serafina, udahemuka, tukwifurije intsinzi. Murakoze namwe cyane kuri uyu mwanya.